MIC mu nyuguti eshatu MIC mu magambo arambuye, Mukoni International Church, inyubako y'Uwiteka, urusengero rw'inzozi ku banyeshuri basengera muri CPU Huye. Ni inyubako ikiri mu rugendo ruyiganisha mu kuzura uhereye mu mwaka w'2009 ubwo yashyirwagaho ibuye fatizo kugeza na magingo ye. Byose bikorwa n'abahasengera aribo bakristo bo ku itorero rya Mukoni ndetse n'abanyeshuri basengera muri CPU Huye. Ni imbaraga nyinshi, amasengesho menshi, kwinginga no gutakambira Imana byaranze uruhererekane rw'abanyeshuri basengeye muri CPU Huye ku bw'iyi nyubako. Uyu munsi igihari cyo kwibazwa ni ese ibikorwa bigeze. Nsengimana Olivier, umuyobozi ushinzwe inyubako muri CPU Huye, aratunyurira muri make. Nk'uko mubibonye mukomeje kubibona ku mashusho, iyi ni inyubako y'abanyeshuri ndetse n'abakristo bakora hano muri ino nyubako. Abanyeshuri ni abanyeshuri ba Pentecote, abakora umurimo w'Imana muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, CPU Huye mu ndimi z'amahanga, ndetse n'abaturage cyangwa se abakristo bo ku mudugudu kw'itorero rya Mukoni International Church, nibo bafatanya iki gikorwa cyo kubaka iyi nyubako. Kugeza n'uyu munsi inyubako iracyakomeje. Abanyeshuri batanga amafaranga cyangwa se contribution buri kwezi uko bashobojwe, hanyuma n'abaturage bo bakomeza gukora umurimo w'Imana uko bashobojwe batanga amafaranga. Ushobora kwibaza imiterere y'inyubako, ariko ubu nonaha nakwizeza ko amatsiko yawe agiye gushira. Reka tuyitembere turebe. Aha ni ku gice cyo hasi aho abakristo bazajya baba bicaye. Aha ni imbere aho abaririmbyi bazajya baririmbira. Iyi nyubako kandi ifite igice cyo hejuru aho twakwita muri etage. Aha naho hazajya haba hari imyanya abakristo bicaramo. Murabona hano kugera usohoka hanze, ugenda hanze, hanyuma hano tukagira esikariye zigenda hejuru, byenda kugera esikariye zigenda hejuru. Ni ukuvuga ngo uciye hano wagera muri sala hejuru cyangwa cyangwa sala hejuru. Si ibyo gusa kandi iyi nyubako ifite n'icyumba cy'inama, conference room, nacyo giherereye mu gice cyo hejuru. Iyi shusho mubona ni ishusho y'inyubako mu gihe izaba imaze kuzura. Nk'uko byateganyijwe, iyi nyubako izuzura itwaye miliyoni 176 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu munsi
imari imaze gukoreshwa ingana na miliyoni 87,682,700. ubwo bisobanuye ko imari ibura ngo imirimo irangire ari miliyoni 88,317,300 byose mu mafaranga y'u Rwanda. Ushobora kwibaza ngo mu gihe wifuza gutera inkunga bino bikorwa wanyura mu zihe nzira? Umuyobozi ushinzwe inyubako aracyadusobanurira. uyu mwanya rero dufashe kugira ngo tubamenyeshe namwe ushaka kudutera inkunga aho yacisha inkunga ye. Kuri uyu munsi dufite konti muri Bank of Kigali ndetse tukagira na MTN mobile money aho ducisha amafaranga. Uramutse ushaka kudutera inkunga unyuze kuri Bank of Kigali wareba kuri kode amazina baruyeho ni Chapelle Anglo Francophonie, kandi uramutse ushaka kudutera inkunga ciye ku buryo bwa telefone bwa mobile money nabwo kode ni yingiyi, amazina baruyeho ni ADPR Butare Ville. Mukomeze kudufasha dukomeze kuba ku bwami bw'Imana. Murakoze cyane.